Kongeye kubaha ikaze bakunzi ba Umuhumuza Thierry. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe ibikorwa bibi byaranze Agatha Habyarimana. Agatha Habyarimana, umugore wategetse ko imibiri y'abatutsi habwa ingurube. Niba utarakora subscribe, no gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Tubahaye ikaze. Habyarimana ubwo yari kapiteni mu ngabo z'u Rwanda, yari yarabengutse Kanziga bahuriye muri misa. Nibwo yaje kumwandikira agapapuro kasubijwe nyuma y'amezi 9. Imyaka yarakomeje, Kanziga aza kuba umugore w'igikomerezwa. Agira ijambo rikomeye yewe no kurusha umugabo we. Abari bamuzi ntibabashije kumusobanukirwa neza kugeza mu minsi ya nyuma y'umugabo we wategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1994 mu itariki 6 Mata. Ku bari bamuzi nk'umugore ukunda kuganira, agatumira kenshi abaturanyi kuganirira mu rugo rwe, ndetse kandi akanarenzaho akabasaba ko bajyana muri misa. Ubwo ni igihe yabaga atasengeye mu rugo rwe i Kanombe, cyane ko hari icyumba cy'amasengesho cyangwa se chapelle. Muri iyo chapelle Papa Yohani Pawulo ubwo yasuraga u Rwanda hagati y'itariki 7 n'itariki 9 Nzeri mu mwaka w'1990 yasomeyemo misa. Ku rugi rwayo hariho inziga ebyiri zifatanye zisobanuye ko umugabo n'umugore babaye umwe mu Mana. Nyuma y'aho indege ya Habyarimana yari imaze guhanuka, abarinzi be bahise batangira kwirara mu ngo z'abatutsi bari batuye aho hafi. Icyo gihe barabishe biturutse ku itegeko rya Agatha Kanziga. Icyo gihe niwe muntu wari usigaranye ijambo rikomeye mu gihugu, ku buryo yategeka ko icyo ashaka kigakorwa, cyane ko yaranasanzwe anakomeye icyo gihe. Ugukomera kwe kunahuzwa cyane nuko yari afite abantu benshi mu muryango we bari bakomeye mu nzego z'igihugu icyo gihe, barimo na musaza we Colonel Sagatwa. Niyo nshuti Marie Chantal yari umuturanyi wo kwa Habyarimana. Urugo rwabo rwari rwegereye neza urwa Perezida Habyarimana, kuko nta rundi rwacaga hagati yazo. Marie Chantal yabwiye umunyamakuru w'Igihe ati, hari umugabo waje arambwira ati, umusirikare w'umujepe twari inshuti niwe wanyeruriye ko abantu bo kwa Habyarimana b'abatutsi bishwe biturutse ku itegeko rya Agatha Kanziga, umugore wa Habyarimana. Iki gihe yarababwiye ngo mutegereje irindi tegeko ryande, mutegereje ko Habyarimana ari buze ukaba itegeko, nimubanze munkurireho umwanda. Ubwo umwanda yavugaga n'abatutsi bari baturanye no kwa Habyarimana. Musanabera Josephine utuye mu mudugudu wa Mukoni mu kagari ka Mashashi munsi ya hari urugo rwa Habyarimana, yasobanuye ko Agatha yatangiye ibwiriza ryo kwica abatutsi ku bipangu byari aho hafi muri izo karitsiye. Ati, hari iwabo wa Chantal ari ahitwa kwa Murasira ndetse no kwa Murara, iryo joro ryose niwe wahagararaga ku bipangu, hanyuma akavuga ngo uriya mwanda simushaka, imyanda y'abatutsi sinyishaka, niyinyiciye umugabo. Kuva ubwo Agatha yatangaga itegeko, abasirikare barindaga urugo rwe biraye mu ngo z'abatutsi bari baturanye icyo gihe, babicana ubugome ndengakamere bifashishije imbunda ndetse na aside. Umwe mu basigaye bo kubara inkuru z'ibyabaye ni umugore witwa Florence Mukandahiro. Uyu nguyu aracyafite ibikomere yatewe na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu buhamya atanga bukumiyemo ibingibi yaragize ati, ikindi kintu nzi Agatha, iminsi mikuru yarabaga agatumira abaturanyi be bose, hanyuma tukajya mu rugo rwe, yewe ndetse no mu rusengero yari umukristo. Twahuriraga mu misa, bigaragaza ko yari indyarya cyane ku buryo utabasha kumukeka, kuko iyo aza kubundi ugira urukundo ntago aba yaratumye abaturanyi be bapfa. Yari afite ubushobozi bubuje abajepe kubica. Abo mu rugo rwe bishwe n'abajepe boherejwe na Agatha. Mukandahiro asigara aho ngaho mu rugo aryamye mu mirambo, bazi ko yashizemo umwuka. Umunsi ukurikiyeho abicanyi bagarutse muri urwo rugo kugira ngo banogonora abakomeretse. Icyo gihe bari bayobowe na mwishywa wa Agatha witwaga Joseph, benshi bataziraga izina ry'inyamaswa kubera ubugome bwe yagiraga icyo gihe. Mukandahiro ati, niwe wadukuye mu nzu n'izo nterahamwe ngenzi ze bari bari kumwe. Nibwo batujyanye ku bworozi bw'ingurube za Habyarimana, hanyuma batangira gutemagura imiryango yanjye ndeba, ibice by'imibiri yabo bakabinagira ingurube. Icyo gihe izo ngurube zari za Habyarimana. Ijambo nibuka nabwiye Joseph, mbabarira mbanze nsengera ubugingo bwanjye ndetse n'ubwawe kandi Imana izakubabarire.
nibwo yankubise umugeri mu mugongo hanyuma ngwa muri ya mirambo, numva impiri mu mutwe irashegesha. Kwa kunkubita impiri abona amaraso avirirana bagira ngo napfuye bansiga aho ngaho. Nyuma y'imyaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye, ubutabera bw'Ubufaransa bukomeje kugenda bugura intege mu kuburanisha uyu mugore ufatwa nk'umwe mu bafashe iya mbere mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ku wa kabiri tariki 18 Werurwe mu mwaka wa 2025, ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa PNAT ryasabye urukiko rw'ubujurire guhabwa ikirego cya Agatha Kanziga Habyarimana kugira ngo akorweho iperereza ku ruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Biteganyijwe ko urwego ruzaterana ku itariki 19 Werurwe mu mwaka wa 2025 hagafatwa icyemezo ku busabe bwa PNAT bureba ikirego cya Agatha ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu. Indi ngingo urukiko ruzasuzuma ni ukwemeza ko amatariki yitabwaho mu iperereza ku bikorwa bya Agatha yongeza akagezwa ku itariki ya 1 Werurwe mu 1994 nk'uko bimeze mu mategeko mpanabyaha y'Ubufaransa. By'umwihariko ahangaha ni kuri Umuhumuza Thierry. Niba utari wakora subscribe no gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ugire uruhare mu biganiro byacu bitaha. Naho butaha.